Ihagasani Yesu n'abane na hamwe. Uko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe Yesu yabwiraga abigishwa be ibyerekeye amaza ye ati, muri iyo minsi kandi nyuma y'icyorezo izuba rizacura umwijima, ukwezi ntikuzamurika, inyenyeri zizahanuka ku ijuru, maze ibikomeye byo mu ijuru bihungabane. Nibwo bazabona umwana w'umuntu aje mu bicu afite ububasha bukomeye n'ikuzo ryinshi. Ubwo rero azohereza abamarayika mu mpande enye z'isi, aho isi iherera kugeza ku mpera y'ijuru, maze akoranye intore ze. Nimugereranye muhereye ku giti cy'umutini maze mwumve. Iyo amashami yacyo amaze gutoha akameraho amababi, umenyeraho ko igihe cy'imbuto cyegereje. Namwe rero nimubona ibyo bibaye, muzamenye ko umwana w'umuntu ari hafi, ndetse ko ageze ku miryango yanyu. Ndababwira ukuri, iki gisekuru ntikizahita ibyo byose bitabaye. Ijuru n'isi bizashira, ariko amagambo yanjye ntabwo azashira. Nyamara uwo munsi cyangwa iyo saha ntawubizi, habe n'abamarayika bo mu ijuru, habe ndetse na Mwana, bizwi n'Imana Data wenyine. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Yesu akuzwe. Yesu akuzwe. Praise the Lord. All the time. Praise the Lord. All the time. Praise the Lord. All the time. All the time. Praise the Lord. All the time. Praise the Lord. Amen. Uyu munsi tugiye gufata umwanzuro w'umwiherero wacu. Niyo mpamvu insanganyamatsiko uyu munsi iravuga ngo amaherezo y'iyi si turi kuzanamo ubugoryi ni ayahe? Amaherezo y'isi turi kuzanamo ubugoryi ni ayahe? Turafashwa n'aya masomo igitabo cya umuhanuzi Daniyeli umutwe wa 12 umurongo wa 1 kugera ku wa 3, n'ibaruwa yandikiwe Abaheburayi umutwe wa 10 umurongo wa 11 kugera ku wa 14, ndetse ugafata umurongo wa 18. Ivanjili ya Mariko umutwe wa 13 umurongo wa 24 kugera ku 32. Mvuzemo ubugoryi kugira ngo twibuke ko hari aho bihurira n'aya nyigisho yacu yihe ubuhenebere n'ubugoryi. Urebye ntaho bijya gutangira, uko twaravuga ngo mwibuke umwuka ubuhenebere niwo ubanziriza kurimbuka. Kandi Daniyeli ndetse amasomo yacu uyu munsi nibyo nababwiraga, yose araganisha ku kurangira kw'isi, ndetse aratubwira n'ibyo ntababwiye ibiteye ubwoba kurusha. Nge navuze ku myifatire ya muntu turi kubona uyu munsi, ariko hari ibirenze biri kuba umuntu ari kugiramo uruhare twe tutanabizi, wenda turi buze kubigeraho. Kuko iyo ubuze ubugoryi, twigarukire ku bugoryi kuko ariho uyu munsi turatsinda. Yanditse inyandiko avuga aba bantu bari kujya he, ko bari kujya mu muco w'urupfu. Kandi wabibona koko nitujya kuri bwa buhenebere urasanga ibyo yavugaga ari, ndetse umubyeyi Bikira Mariya yabivuzeho, yavuze ngo iki? Abantu bari kujya mu rwobo. Twamahirwe dufite nuko twaburiwe kandi tukaba turi aware, turi kubireba. Noneho ibyo bashaka kuvuga twarabibonye. Kandi urumva Bikira Mariya yavuze byari muri za 80
yegura tuvuga cyane za 82 nani na rimwe mu mpera na kabiri arakomeza ubu na n'ubu inyandiko zirahari nyamara reka mbabwire ikintu kibabaje biri kugabanyuka cyangwa biri kwiyongera biri kugana hereye tuzemera tugwemo uyu mwiherero wabo dupfiriye ubusa twemeye kuzagwa mu rwobo kandi twaraburiwe n'abijuru ubwabo baramanutse bakavuga nyamara tukemera tugakomeza tukajya mu rwobo twaba turi nk'ababyeyi umwana avuga ati wikora mu muriro akana nako kakiruka kakakora kahinduka kamuga uzarenganya umubyeyi Kristo Yesu akuzwe iyo ugiye wenda akamasogongeza gake muri mwe wenda hari abazaba ababikira cyangwa kiga teologiya ubu ugiye gufungurwa ko ushaka wese yakwiga teologiya Munyakibandira gufungura amarembo ku buryo ushaka wese yakwiga teologiya niyo waba uri dogiteri muri medecine ushaka kwiga teologiya wajya kuyiga ubu biri kwemerwa hari isomo bita eschatology nakubasogongezaho gake ukumvamo amagambo abiri eschatology murumvamo amagambo abiri hari amagambo make ivuga ngo eschatology ubuvuze the study of the final event in a history and the beliefs about them izihe event ibyo bintu biri kugenda biba vuga ngo impera ibintu bizarangiza impera z'isi ndetse n'uburyo abantu babyemera cyangwa se uburyo abantu babifata cyangwa kugira ngo dusogongereho gake rero muri kumva ko turi buze kubonamo n'ibyo twise ubuhenebere Kristo Yesu akuzwe wenda ahangaha hagiye kure twibukiranye dukeya twe twize ibijyanye n'imyifatire yacu twiga ibintu bitanu tubona biri kuganisha nyine kuri izo mpera z'isi ariko ndongeraho ibindi ariko twibukiranye ibyo tuzi kugeza ubu aha tugeze ibyo tuzi ni ibihe Kristo Yesu akuzwe ibuze bitanu umwe mbwire vuba twihuse ufata vuba ninde usanga muri minsi abantu bari kuba busy ku buryo buteye ubwoba kandi bakaba busy ku bintu bimwe namwe bidafite shinge tubona ko abantu bari kugenda ubona abantu bari kurangara n'ubundi ku buryo buteye biteye ubwoba kuko ibyo bari kurangariramo bitabubaka ndetse nta n'akamaro bibamarira ikindi dusigaye dufite abapingayi benshi ubundi abantu barapingaga cyangwa abakobwa basigaye bapinga we biteye ubwoba ubundi Imana yahaye abakobwa umutima wo kumva umutima Ezekiel bivuga neza avuga umutima ye akavuga n'umutima nabakomojeho ubundi nta mukobwa wagira ku mutima w'ibuye mwari mubizi ko umutima wabo wegera umutima w'Imana twese ariko by'umwihariko none ubuhenebere buri kutujyana umutima w'ibuye ku buryo n'ababyeyi bashobora kugira umutima birababaje icya kane ubusazi ntagira ngo isi yarasaze ubwo abazashaka uko twagiye tubisobanura muzabisanga kuri ya channel yitwa guki mwasoma nyamara murafata noneho tukavuga ngo bikababaza iyo ubona no mu bakozi b'Imana no mu bakristo icyo nicyo twise cya gatanu ubona hari kugiramo uburyo bw'ubwesikoro bw'iki nabwo ubona ko biri kuganisha ku buhenebere zaburi nivuga ngo uzi ko n'abasaserdoti ntibabyumva uko biri kugenda ni isi uko riri guhinduka vuba ku buryo udashobora kumenya ibyo ari byo ariko ni sekibi uri gukora imirimo natwe tukamworohera tukamuyoboka aho kuyoboka Imana ubwo rero nabivuze kuri eschatology kwiga impera z'isi bizagenda bite aho amasomo yabigarutseho Daniel yavuzeho neza ku buryo